mukomere cyane ndabaramukira umukunzi wa nyuma ko ndagarutse kandi kugira ngo mbagezeho ibitekerezo byanyu ndagira ngo mbagezeho ibitekerezo bifite umutwe uvuga ngo cyangwa se twise iryo bagona ibyo batekereza iki baryamanye kibicaranye kibatekereza iki mu mitwe yabo no mu mitima yabo hari mwiki kubikorwa cyangwa ibivugwa nibiba icyo rero nicyo twise iryo bagona. Ubwo ndagira ngo iryo bagona abantu bose mushobora kuba mufite ibitekerezo cyangwa mufite icyo mushaka kuvuguruza kuri ibi bitekerezo biba byatanzwe hano, ushobora kutwandikira ukatubwira uti mako ibi bintu simbyemera ndabishyigikiye, mbese muri ubwo buryo niko bimeze. Ntabwo ari amazimwe rero, ntabwo ari amazimwe, nkunda ibitekerezo by'abantu, yewe n'intore nimushaka muzohereza iryo bagona ndumva ntacyo bitwaye. Twagiye kubera ko umwanya ushobora kutubana muto, iryo bagona ndabona ryakomeje kwisukiranya. Nanjye ndabwira abanyarwanda nti twahawe cyangwa twihaye misiyo mbi. Ni umunyarwanda ku munyarwanda, ni umunyafurika ku munyafurika. Ibyo turimo ni ukwitesha agaciro mu maso yabo mwita bakomeye. Mwabaye ba bihwahwa, abapfayongo, ibifobagane, abagabo b'abapfayongo, abize b'abapfayongo. Kayirebwa ati inzovu abahungu barayifata cyangwa bayice, barayigose barayica da, none muri doga ngo babicire Kagame cyangwa bamufunge. Maskini abantu nk'abo bambabarire Kagame abita useless, sije ubivuze dore uko bandeba. Ntabwo abanyarwanda bakeneye inkuru z'imbarirano kuri Nyamugigima yabaye mu ijoro rya tarike ya 6 z'ukwa kane muri 1994. Hari uwiteguje ikizaba, hari uwateguje ikizaba, biranditswe, hari ababihagazeho bakiriho, nabishwe basize bavuze baranandika. Ese ubundi kuki bishwe? Hari abari muri kariya gace, harimo na kontroleri wari uyoboye indege na bamwe mu bakozi b'ikibuga. Dufite abahanga mu by'ibisasu, ballistic n'iby'indege, aeronautic n'ibindi. Nta nkuru mbarirano dukeneye twoye kwitesha agaciro no kwisuzuguza. Umutware Mamadi Dumbuya ati twarakuze ntitukira abana. Niba dufite muri twe abantu biyemeje kubiba urwango, urupfu, kwiheba n'umubabaro nk'inshingano cyangwa umurage w'ibihe byose, umutwara ati kuri abo bantu ikibakwiye si ukubakirwa ibiraro, ahubwo ni ugushyirwaho urukuta ngo turinde abaturage bacu. Ngira ngo ni ugushyiraho urukuta kugira ngo turinde abaturage bacu. Urukuta rwise mukumirizi cyangwa mu mvugo y'abanyamahane nirenga nkumenesha. FPR ikeneye gukumirwa, guhagarikwa, kwamburwa ingufu zose ziyitera gukora ibyo ikora kandi bigakorwa yahejwe. Abize inyigisho z'abasevenisi hari ubuhanuzi bugira buti umunsi muzabona abaporoti birengagije umworera ubatandukanya n'abaromani bagahoberana nk'abavandimwe, muzamenye ko imperuka yegereje. Ubisoma abyitondere. Impamvu yo kwitonda irasobanutse. Ntituzi impamvu z'iyi nyandiko kandi ntitwazinduwe na liturujia cyangwa teolojiya. Icyakabiri abatazi umworera ni nk'icyobo. Uwo mworera rero uvugwa n'ubwicanyi ubugaturika bwakoreye abanzi inyigisho zabo bakazamagana. Ubuporoti ntuguhakana. Abantu barishwe ku bwinshi bitwa abahakanyi n'abanzi ba Kiliziya y'i Roma.
mu by'ukuri kiliziya y'i Roma ntibihakana, irabyemera mu magambo no mu nyandiko, ndetse hari n'abanyeshuri muri teolojiya bambwiye ko ayo mateka yigwa. Abasoma agatabo amateka ya kiliziya bazabona bumwe muri ubwo buhamya. Umuryango ushinzwe kurinda inyigisho za kiliziya n'ubu uriho, kandi niba ntibeshye niwo wari ushinzwe guhiga abahakanyi no kubakanira ubakwiye. Kugira ngo mubyumve neza, mushakishe ijambo inquisition na heretique cyangwa heretics. Ibyo bihe kiliziya gatolika y'i Roma irabyemera, ikabyita ibihe by'umwijima. Sinumva igituma guhobera byakwitwa ishyano. FPR nk'itsinda rihiga kandi rikica buri wese utemeranya naryo. Umuhutu cyangwa umututsi, FPR yashyizeho inkiko zimeze nka inquisition zo mu gihe cy'umwijima ngo zidode ibyaha bidashingiye ku mategeko, ahubwo bishingiye ku mahitamo yayo. FPR ihimbira abantu amazina, aha ndavuga abiswe na kiliziya y'i Roma abahakanyi, des heretiques, amazina kugezaho n'umututsi warokotse aba interahamwe mu mvugo ya FPR, akamburwa ubututsi, akamburwa uburokoke, akaba fake survivor. FPR ko itarigera yemanga ibikorwa byayo, uretse abantu nka Makanzu na Gihana. FPR abayisabira munisiti bafite inshingano zo gusobanura aho bakura ubwo bubasha. Muri rusange twikuremo gusaba no gusabirana munisiti, twige kureka uburyarya, urwango, amoko n'uturere, kugambanirana, gutega ibico, gutema ibitugu n'ibitsi, turebana mu maso n'amateka ya jenoside. Kugeza ubu dufite verisiyo imwe y'amateka ya jenoside, kandi nayo irimo amakosa agomba gukosorwa. Dukeneye verisiyo ya kabiri ireba FPR ikabikora ibishatse ubwayo cyangwa ku ngufu za kiboko. Nkaba nemeza ko kuzana ibintu bya amnesty ari ubugome, ubugambanyi bwa bamwe no kwihuta cyangwa irari ry'abandi. Amateka y'Ubufaransa n'Ubudage aranditswe, arigishwa, kandi baraho barakomeye. Ikigaragara ko ubwenge bwacu ari ubupfapfa nuko abo bikirani bakiteza imbere twemera ko batudodera amateka, cyangwa twemera inama zabo zitaboneye mu kwikiranura na FPR. Ngo nitujya mu mateka tuzaba tuzuye akaboze dusubira mu ndyane. Iyo wemeye iyo myumvire uba ugaragaje ko udashoboye kuyobora igihugu nk'u Rwanda kiri mu ndyane, kandi uba ugaragaje ko uri uwacine wo hasi. Umuntu wo mu binyejana bya kera, abo twita deprimere, ni ubunyamusozi, ni ubupagane. Biriya byakabarebe byo gutera imbabazi no kwinyigiriza sibyo bikenewe. Ninde wamusabye guhunga? Niki yasabye? Abanyarwanda barakimwima. Yigeze avuga nibura nka Makanzu, Ruzibizana cyangwa Gihana? Gihana aricuza umubyeyi yisha akica n'uruhinja. Abize psychology bazi icyo bivuze, kandi n'abanyamategeko bazi icyo bivuze. Kabarebe nakora ibyo asabwa n'abanyarwanda, narebane n'amateka, nareke kwicarana na Ngirente na Bampora iki ngo batandukane, ajye kwigisha abana b'abatutsi kujya mu rugamba n'Ababizimana. Aribwira ko ibintu byoroshye, uko yamenyereye ariko aribeshye. Abazungu barabashutse. Hari uwumvikanye avuga ko azamena ibanga, ntimurimene, ntacyo muramira, kandi
ntimurimere, ntacyo muramira kandi ntacyo muhisha kitazwi. Ababashuka ko kuvuga ukuri ari byo bizabashyira mu kaga barabashuka, abababwira ko babibabereyemo barabashuka. Abanyarwanda bonyine ubu nibo bafite ahazaza hanyu mu biganza byabo. Mwikiranure n'abanyarwanda n'akarere. Ubu Ubudage ni igihugu cya mbere giha akazi abanyaburaya. Hari uwavuze ko naho twese twajya i Kongo nta wamenya ko twinjiye kandi twagiye twemye duciye ku mupaka. None mwe muragenda mwububa nk'abajura, abantu b'abagabo bububa. Abafite ibyo bakora hanze y'akarere murabasangayo mubahungeta nka politike y'igihugu. Nimusobanukirwe icyo amahoro n'ubumwe bivuze nk'uko Abafaransa n'Abadage babyumvise. Ibyo ntibyaciye mu kwirengagiza ukuri, byaciye mu kumenya ukuri ku mateka no kukubakiraho ejo hazaza heza. Ibitekerezo byo mu myaka ya za 60 biteye isoni kubibona muri 2023. FPR ishinja abari mu Rwanda ko mu mashuri twigaga politike ya gihutu, politike ngo kwanga Abatutsi. Adeline ati twari dukomeye kandi twubashywe. Nongeho ngo tutaramenyana namwe. Tubaramburira ukuboko nk'abavandimwe mu kwakira mukinzi inkota mu mugongo ngo niduhindukira muyitere mu bitugu mwantera hamwe z'ubundi bwoko. Abashaka munisiti n'abasaba kugira inama izo ntera hamwe kwemera ubutera hamwe bwabo bw'ibihe byose. Niba atari byo nimuve mu byo murimo mufatanye n'abandi kubahatira kwemera ubutera hamwe bwabo. Mubyita ibintu byoroshye by'imikino ya politiki uko mwabyize mu bitabo, ariko murakina mu bikomeye. Umuririmbyi ati si ibintu bisanzwe kubyinira hejuru y'imva igihambwamo umuntu. Abari Murambi ya Gikongoro barumva icyo mvuga. Amaraso y'abantu ntakinirwaho politiki, ngira ngo nibyo yashatse kwandika. Amaraso y'abantu ntakinirwaho politiki, keretse abatagira gutekereza nibo bakora gutyo. Nyamara amaraso arasama atera umwaku. Umugabo ntanze n'intera hamwe zombi nabo bitarageraho bazabibona cyangwa bibonwe n'urubyaro rwabo. Abanyarwanda ntibigeze banga guturana mu mahoro nk'uko hari abashaka kubigira umushinga wa politiki, ahubwo udutsiko twa bamwe nitwo buri gihe duhora dutanya Abanyarwanda, kandi kudahana bikabatiza umurindi wo guhora mu makosa amwe. Na rimwe u Rwanda ntiruzagira amahoro n'iterambere kamwe muri utwo udutsiko cyangwa ishyirahamwe rya bombi bafite ubushobozi bwo gukomereza aho bari bagejeje. Imyaka ibaye myinshi abantu banga guhinduka, aho guhinduka bariyuburura nk'ibikururanda. Ariko icyo Abanyarwanda dukwiye kumenya nuko nta biramba byagerwaho hatabaye impinduka zuzuye nk'izo turi kubona mu bindi bihugu. Kuba abantu barisa abandi abavandimwe bakabafasha mu bihe barimo bigakorwa bo babahema bakwiye kubanza bakabisobanura neza mbere yo kongera kugirirwa icyizere mu mvugo ya Kagame. Bagomba gusobanura iyo nyifato ya kinyamaswa mbere. Ni Kagame uvuga, mbere yo kozwa bagasigwa bakagarurwa mu bantu. Nsubiza Kambanda na bagenzi be, nsubiza Rugomboka na bagenzi be, nsubiza Kabarebe na bagenzi be. Kuba nta kwemera
amnesty suko nanga ubumwe n'ubwiyunge kuko n'umurage narazwe n'ababyeyi sinanga gukorera hamwe cyangwa iterambere rirambye kuko mbifitiye diplome kandi nize ntasiba nta nubwo nifuriza umuntu n'umwe kwicwa gufungwa cyangwa kwangazwa je nanga bwa mbere agasuzuguro k'amahanga n'abantu nka Kambanda bashaka gusuzuguza abanyarwanda la énième fois imvugo ngo abanyamerika bavuze ngo na rimwe ntizasimbuzwa abanyarwanda tuvuze ngo it is our right not theirs n'uburenganzira bwacu subwabo this Rwanda not America uru ni u Rwanda se America you must know that ubyumve kandi ubimenye ntibashaka icyo bashaka kuva muri 90 barakibonye nibajyaniraho nimwe muborora izo n'imvugo nyandagazi zidakwiye umuntu wize ngo bafashe umwanzuro ninde wabahaye ubwo burenganzira bwo kudutekereza no kudufatira umwanzuro we are not American colony never ngo hari ibyo bapanze by'igihe kirekire birabareba nibace mu nzira zemewe z'ubucuruzi mpuzamahanga n'amasezerano n'ibihugu ariko gusesera nk'abajura bagenda hejuru y'imirambo y'abanyarwanda cyangwa buriya bwoko buri guturumbuka mu mitwe y'abavandimwe ndabyanze kandi ndabyamaganye nawe Kambanda nabo muri kumwe n'abandi bashaka kuyoboka ibyo bitekerezo ndabamaganye. Kambanda wabaye umunyamerika mu mpapuro ariko uracyari umucakara ngo Amerika izatwicire cyangwa idufungire Kagame. Iri si ishyano. Ese kuki Kagame we adahabwa amnesty? Mwibwiraga ko muzishyira hamwe ngo mwohere Kagame mufatanyije n'abazungu, ariko ndemeza nta mahirwe mbiha kuko nabyanze nkabivuma. Twitesha agaciro twe kwitesha agaciro, twe kurira nk'abana, gusabiriza nk'abatindi. Twabaye iciro ry'imigani, baratureba bakaduseka bakaturyanira inzara. Abari gusaba ibyo basaba nabibutsaga ko muri iki cyumweru u Rwanda twahawe inguzanyo na France na Poland. Ntabwo bazabafasha mwembi, ntibikunda. Suko isi itembera. Kambanda uri kunyukanyuka. Kagame uzi imbaraga yari afite aho yazikuraga. Ako kanyabugabo ufite ugize amahirwe nako ibyago wanyukwanyukwa. Ibi byiza kuruta Kagame kuko Kagame ni umusirikare civilian kandi tumututse mu Kinyarwanda yakumva mu gihe wowe wakwifashisha abasemuzi. Harya uri mwene nde? Icya kabiri, imbabazi rusange zaratanzwe mu nyungu z'amatora, amahoro, ubumwe, ubworoherane n'iterambere mu myaka ya 60. Icyo zabyaye nicyo tubona ubu. Zakoreshejwe nabi. Icyiza kibyara ikibi, cyane ko si ikintu basabwe, baragisabiwe. Bibaha n'uburyo bwo kwiyandikira amateka hindura umufungwa wakatiwe inzirakarengane. Abishe abantu muri 72 kuzamura kugeza mu mfungwa ya nyuma bihaye imbabazi rusange, biyita intwari zakuye u Rwanda mu rwobo muri kudeta ngo itamenya amaraso. Kuba batarahanwe nibyo byatumye bananirwa intambara y'amasasu, bagashyira icyizere kidashishoje mu biganiro bya Arusha no mu ntera hamwe. Ngo amasezerano ya Arusha nayo yari yateganyije amnesty, ariko ngo burya umubingwa arya undi.
FPR ibigiriwemo inama n'abakomeye cyangwa ibyibwirije yanze gusangira byose n'abaswa yiha amnesty abaswa irabahabya bamwe 10-30 burundu y'umwihariko n'abagizwe abere barakomanyirizwa ngo batidegembya yewe n'ababizi Imana ntiborohewe none ngo amnesty sinanze amnesty nanze agasuzuguro ka bamwe kamwe ngo rugomboka azigira hamwe nabo yitoranyirije abandi banga amnesty nabo bazavuge impamvu zabo kuki musabira abantu b'abagabo ibyo batabatumye mwerekane ubusabe bwabo bigira agaciro icyanyuma gituma nanga amnesty yamusabye Imana Gaspard nuko yazanyemo Afurika y'Epfo kandi ya amnesty n'umwanzuro w'akagambane n'abakomeye mu nyungu zabo neza ubusumbane tubona muri South Africa nibwo bwahita bwimonogoza mu Rwanda kandi ntihagire uwibeshya ko byaba nk'ibyo muri South Africa bariya harimo abantu b'ikinyejana des hommes civilisés banyunyuza arabwenge bakubita bahuha ibindi ntimubimbaze sije wahera hahera amnesty n'inyungu z'amahanga abanyarwanda mu nyungu zabo bazakora ibintu ko bizababera mieux leur semble que l'amnesty kandi n'amnesty bayitanga niba mwemera amnesty cyangwa amnesty nuko mwemera ibyaha mubanze mutubwire ibyo byaha nibihe byakozwe gute nande ryari imibiri irihe kandi uwo si umurimo wa mbere icyambere kandi cyihutirwa nukuvaho k'ubutegetsi bwica icyo ntahamya nuko bwakwisezerera ngo cyane nuko bwakwisezerera cyangwa ngo bujye mu biganiro byo kwivanaho buzavanwaho mwabyanga cyangwa mwabyemera nuko mbibona nimugasabe bidashoboka kandi Kabarebe ntacyo yabahishe ntiborohewe bishoye mu nyanja bayiturume bapimishije inyanja ikirenge none bari kurohama bareba no kubarohora byashoboka ko Murahunga bapimishije inyanja ikirenge none bari kurohama bareba no kubarohora byashoboka ko ababigerageza bajyana nabo ntabwo mbisomye neza bapimishije inyanja ikirenge none bari kurohama bareba no kubarohora byashoboka ko ababigerageza bajyana nabo bashatse gukurura ibibasumba ngo barashyigikiwe none bari gutokorwa ntawe ubitayeho mu buzima bwanyu aho mwabereye mwigeze mwumva uvuga u Rwanda nk'uko umutware Ferigisi aruvuga mwigeze mwumva ujoga Kagame akamukandagira kuri bose babireba uko Kambanda bikora biriya ni ibimenyetso by'ibihe bibi kuri FPR namaganye amnesty yo mu bitekerezo by'amahanga amnesty ibangamira ukuri ku mateka namaganye inyungu z'amahanga zitsikamira inyungu z'abanyarwanda n'akarere namaganye ibitekerezo by'iterabwoba hitwaje ubumwe n'ubwiyunge ngo bw'amoko n'uturere amahoro n'iterambere okay ndumva nta kindi kintu narenzaho ntabwo aha kuri iki gice nagira ibindi bintu nongeraho ubwo ahasigaye iryo bagona mwitegere amatwi ubundi mwumve ibisubizo byanyu n'ibyo nkeneye niba ushaka iryo bagona rikakubeshyera cyangwa se ukumva hari ikindi warenza wakongeraho twandikire narababwiye ngo keretse umunsi amaso yanjye bayakuyemo naho gusoma yongerageje ndasoma
Murakoze mugira amahoro Imana mukunzi wanyu Mako tuzongera bye.